Ishangire Radio Okay, TV. nshuti bakunze ibishangire Radio TV na mwakunze ibishangire Focus TV, reka rero twongeye tugaruke ku ishangire Radio TV FM online, radio yawe, radio yacu, radio y'abanyarwanda. Nkuko mubizi dukunda kubashakira inkuru z'impamo zitarimwe ibinyoma. Uyu we yitwa Emmanuel Nyandwi, akaba ari umurundi rero uri mubeshya abantu yuko ashobora kugaruza ibyibwe ndetse by'umwihariko ngo agateza abantu inzuki akagira gute. Icyo akora rero ni igiki? Arakubwira ati ohereza amafaranga ubundi hasigaye ndayamenaho uyu muti, nimara kuyamenaho uyu muti ubundi hasigaye inzuki zihite zigenda zifata abo bantu bakwibye, hanyuma ibyawe bigaruke. Hanyuma rero nkuko mubibona uyu nguyu ntaho wamucikira kuko aba yakubeshya akagutuburira neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Ubwo aba n'abarundi bari bari iyo ngiyo cyangwa bakaba bari mu Rwanda ariko bakabeshya abantu ko bari i Burundi nyine nkuko nawe ubyumva, undi hasigaye bakagutuburira kakahava. Rero ikigaragara nuko abanyarwanda benshi barimo kubeshya cyane bikomeye. Akamubwira ati ohereza amafaranga, numara kohereza amafaranga hanyuma noneho mpamurireho imiti yanjye, nimara kwihamuriraho ubundi imiti nyohereza inzuki zitangira kwata ku muntu. Ibi rero byarakozwe, bikozwe uyu muntu ahita avanaho telefone, yitwa Emmanuel Nyandwi. Emmanuel Nyandwi ahita avanaho telefone ku mugaragaro, hanyuma uwatanze amafaranga ibihumbi 11,900 biburirwa irengero. 11,900 biburirwa irengero. Emmanuel Nyandwi ahita avanaho nomero ya telefone. Ibi rero dukomeza gukora ubushakashatsi twasanze hari abantu benshi barimo bagenda batwarwa amafaranga muri ubwo buryo, barimo bataka bataba n'abavuzi gakondo ndetse by'umwihariko ibi ngibi bikaba bisaba imbaraga nyinshi kugira ngo RIB aba bantu bamenye, kubera yuko kubabona biragoye. Urugero, niba ari umurundi akaba yaretseho ko afite nomero y'umunyarwanda kugira ngo uzapfe kumumenya ko ari umurundi, ndetse by'umwihariko ko afite iyi nomero birakaze cyane kugira ngo uzapfe kumumenya kandi umusobanukirwe. Ndetse by'umwihariko ibi ngibi bimaze kugira intera ndende mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Y'umuntu yibwa akavuga ati ngiye ibintu byanye kugira ngo mbigaruze, ubwo bayagiye kuri RIB bagashakisha bikanga, umuntu akaba yazimiye akavuga ati ariko wabazana babavuzi gakondo bashaka kubigaruza mu buryo bwose, bati turaguteza inzoki, turaguteza iki, turamukubitisha inkuba, turamurwaza ibishyute, ibintu nk'ibyo. Nuko yabyumva yatekereza kuntu amafaranga yo yamuvunnye n'ibintu bye byamuvunnye, akavuga ati byanze bikunze ndayatanga. Uyu rero we yaramaze gutanga aya mafaranga 11,000 ariko bamubwira ko azatanga ibihumbi 500. Azatanga ibihumbi 500 niba bimara kugaruzwa. Bityo rero avuga ati aho kugira ngo mpombe miliyoni zanjye zigera muri 5 by'ibikoresho nari naguze bya muzika, ibyiza cyane nakwemera nkayatanga. Aya mafaranga yatanzwe ku itariki y'umwihariko ya mbere z'ukwezi kwa 10 saa 7, by'umwihariko saa 7 zuzuye, saa 7:38. Aratangwa rwose ku mugaragaro kuri nomero ya Emmanuel Nyandwi, ariko byarangiriye aho ngaho. Emmanuel Nyandwi ahita avanaho nomero ya telefone, biba birarangiye ku mugaragaro. Hehe no kongera kumwumva, hehe no kongera kumubona. Urumva ko inkiye SMS urabona ko yasunitswe saa 8:12 kuko aramubwira numara kuyohereza uhita usunikira SMS menya ko wayohereje. Ibi byarakozwe rero nkuko bigaragara, ariko mu by'ukuri Emmanuel Nyandwi yirira ifaranga byanze bikunze, arariheregeta neza nta kibazo, nta ntugunda nta ninda y'umujinya. Nanjye nti banyarwanda nshuti zanjye, mugerageze aho muri hose mubashe kurinda umutungo wanyu, kubera ko biragoye kugira ngo uzongere kuwubona. Niba uhombye amafaranga ya mbere uhomba n'andi ya kabiri, kubera ko ubuhombye cyane. Barababeshya rero ngo abavuzi gakondo bagaruza ibintu bagira gute, hanyuma abateka mutwe nabo bakabaca muri humye, bagatangira kubabeshya bati nyamuneka mugire gutya. Dore ngaya amafaranga uko yatanzwe, nkuko nawe bireba ntabwo ari ibanga, amafaranga yaratanzwe kuri nomero ya Emmanuel Nyandwi. Nkuko nawe bireba, amwe yatanzwe saa 7:38, andatangwa saa 5:14 z'amanywa ku isaha yo mu Rwanda. Byumvikane ko amafaranga yatanzwe, nawe urabyumva. Ntabwo ari ibanga, amafaranga yaratanzwe. Ngaya ari kuri nomero ya Emmanuel Nyandwi kuri 079 61
59 aya mafaranga yaratanzwe. Emmanuel Nyandwi aracyakomeje aracyarya aya mafaranga, aracyarya amafaranga y'abantu benshi, kandi abajura nabo barakomeje kwiba. Ese twakora iki kugira ngo bicike? Nta kindi no kwitabaza nomero ya RIB nk'uko bisanzwe, nomero ya polisi, kugira ngo ibintu inzego z'umutekano zibimenye, ndetse by'umwihariko ndetse na MTN baye ngombwa yahagarikisha byaba ari akarusho, kubera ko inzego z'umutekano zikwiye kubimenya. Nshuti yanjye, tugakorera hamwe nka timu kugira ngo duhashye aba batekamutwe bakomeje kuyogoza igihugu cyacu. Tubahashye rwose, tubahashye kubera ko bakomeje kuyogoza igihugu cyacu. Witwa Ndagijimana rero by'umwihariko nawe wo mu karere ka Rubavu mu murenge wa Mahoko, nawe nuko umutekamutwe arongera nawe aramutuburira ndetse bikomeye cyane. Aramutura kuko yamutuburiye akayabo ke, yamutwaye akayabo k'ibihumbi 420, kongeraho n'amatike yo kuyamushyira. Ayamushyira by'umwihariko hariya mu mujyi wa Musanze neza, mu mujyi neza rwose, mu mujyi neza hari hafi yo ku isoko rwose rya Musanze. Urumva ko uyu Ndagijimana Yohani yahuye n'uruva gusenya, bamwibye miliyoni 3,600 fashe. Baramubwira bati nyamuneka hari umuntu ujye ubigaruza rwose bikagaruka, none umwoherereje umuhamagaye yagufasha. Uyu nawe rero uzwi ku izina rya Jeannette Uwimana, ariko akaba ari umugabo. Ni Jeannette Uwimana ariko ni umugabo. Uyu nguyu rero nawe abatuburiye Uwimana Yohana aramubwira ati ohereza ibihumbi 380, hanyuma ugure n'inzoga yo guha abakurambere y'ibihumbi 40. Ubwo ni rikeri, namwe murabyumva. Arangije arayigura rwose. Amaze kuyigura, ubundi Ndagijimana Yohani abarateze agiyeyo i Musanze. Amaze kuhagera baramubwira bati rero ongera uzana indi miliyoni, numara kuzana indi miliyoni ubundi hasigaye tugukorere igikorwa cyawe ku mugaragaro, ubundi hasigaye umuntu wawe tuhite tubikuzanira. Uko twashoje tuvuze yuko umpa nomero za wa muntu. Allo? Nisanze nzibahe. Kubera ko ibintu ari mu gukora ntabwo ari byiza. N'ubu mu mwanya telefone yagize ayishyira ku murongo, arampa mu gitondo. Arambwira ati ngo nimuhe, ngo nishyire, ngo nimfate miliyoni ngo nishyire kuri telefone. Ntese iyo miliyoni ngo yashyireho, ngo kubera ko ngo uwo muntu ngo agiye kukuzanira ngo miliyoni za 3,600 ngo tumanze ngo tuyagangaho. Ese ubona kubwiye ko yanyambuye nta kintu usigarana, ndongera mfate miliyoni ziri kuri telefone nyigusunikire, isanga yo naguhaye waciye ubwo nayiki ngo yanze. Wewe wamuhaye mahajya 300? Namuhaye 380. Yego. Bo anegeka ko musangaho ari akorera. Yego. Geze Musanze bati gura icupa, nibura inzoga ya icupa rya rigura 40. Ambwira ngo babaye 420. Bo maze kubirangiza gutyo bati none wowe genda manuka mu rugo, amafaranga yawe ndagufasha bayatuzanire mu rugo bayazane nkurikije icyo namukoreye. Ubwo rero ngeze mu rugo mu masaha 11, saa 12 telefone ndayihamagara sanganiko kugera mu gitondo. Nubwo nabonaga kuri ku bitangazamakuru dufite smartphone nshyiramo nkandikamo, ndababona nabibonye ari umudamu wari ufite ijambo, ubanza byarabaye mu bihe bitambutse, aho umwanya ufite umunsi mukuru, umunsi mukuru. Nuko rero aho fashe nomero za hanyuma zikubwisha, nyuma yaho nibwo yongeye arampamagara. Amamagara ati rero
ati shyiraho miliyoni bayigangahure. Bo miliyoni nyishyira kuri telefone yanjye. Mba ndamubajije none miliyoni ko nayishyizeho ngo yinyoherereze ngo nyuma ngo ibanze ngo izi wanjye ngo nirangiza kuzi wanjye ngo bayiganga yongere kugarukira. Icyo kintu urumva icyo kintu ari ikintu koko cy'abaganga cy'abavuzi. Nawe urabyumva nyine ko bagukubitiye mu gafuka kandi umva bidashoboka. Hanyuma ikintu ugiye kunkorera njyewe urama nomero z'uwo muntu, hanyuma noneho njyewe turashakisha amazina, urambwira n'akagara abarizwamo n'umurenge arimo. Uramuvugisha n'umuvugisha urahita umumenya nk'umuntu ubifite mu nshingano ze, niba telefone ntayiroje nabi rwose. Akoresha 079. Akoresha 079. Ego 82 82 59 59 374. Yego, hajya wowe witwambwiye ko witwa? Nitwa Ndagijimana Yohani. Ndagijimana Yohani muri Gisenyi, n'umurenge wa Gisenyi? Mahoko niho mbari. Umurenge wa Mahoko. Sawa, ibigo bindi bisigaye turaje tubaririza amakuru, menye neza ko namumenya, nimara kumumenya ubwo ibindi turakubwira icyavuyemo. Urakoze cyane. Hanyuma SMS wamwohererejeho amafaranga hari ukuntu wayinyoherereza? Ndazifite zombi ubwo nakishije kuri telefone. Iyi telefone niyo nayinjijeho ariko ntimubaruyeho haza amazina y'umudamu, ni amazina y'umudamu. Iyi telefone niyo yitaba niyakoresha. N'umuhamagara uramwumva rwose iriho, kereka wenda yanze kukwitaba ari kiri ku murongo. Yego. Sawa, uyanyoherereza ayo mazina. Iyo SMS wamuhayeho amafaranga uyinyoherereza? Ndayiguha. Ujye ugira WhatsApp? WhatsApp nyiriho. Wari wampamagaye kuri MTN yanjye? Okay, nkuko mubyumva rero Ndagijimana Yohani yakubitiwe mu gafuka ari mu murenge wa Mahoko hari mu karere ka Rubavu. Hanyuma by'umwihariko uyu nguyu ukoresha iyi nomero n'umugabo ariko yitaba abariyo ku izina rya Jeannette Uwimana. Nanjye naramuhamagaye abasha kumbwira ngo uretse gatondaje nkubwire ndaje mu minota 5 nyuma y'iminota 5 ahita avanaho telefone ahita mboroka ntitwongera kuvugana, biba birarangiye. Sinzira wamubwiye ko ndimo mushaka, ndamugana rwose ndashaka kwivuza ariko aranga arakupa. Abafite ibibazo byo kwiyambaza abavuzi gakondo nyamuneka mujye mubanza mwitonde murengo mbese murajya kohereza umuntu amafaranga gute? Umuntu umwohereza amafaranga kuri telefone utanamuzi utazi n'ahava n'ahaturuka, urumva ibyo bintu bishoboka? Hoya, banza witonde umenye neza ibyo ugiyemo kubera yuko ushobora kuwahombera. Arakubwira niba bikora koko nabikore hanyuma umuhereze amafaranga umushimira ko yakoze igikorwa cy'ubutwari. Ntabwo umuntu uzagufasha uzajya kubanza kumuha amafaranga, ibyo nukubeshya, ahubwo umuntu ubanza guha amafaranga nawo batubuzi nabo besikoro nkuko bisanzwe. Nyamuneka inshuti yanjye telefone ni yayindi 0785404252 cyangwa 0722508252. Undi asigaye ufite amakuru ugahita umamagara, asigaye amakuru tukayatanga ari update agishyushye. Tumenyesha by'umwihariko inzego zibishinzwe ko zadufasha kugira ngo zikurikirane aba bantu kuko birakabije cyane. Ishangi Radio TV FM.